turi kumwe n'umukozi wa Marshall Real Estate Engineer Emmanuel, ikaze mu kiganiro cyacu. Julius urakoze cyane. Kwakira suhuza abadukurikiye. Ndasuhuza abakunzi ba Chita Magic, ndasuhuza abakunzi ba Marshall Real Estate, muri abantu b'ingenzi kuri twe. Mbabwira ko deal ituzanye hano Julius ntabwo ari deal nshyashya. Mu minsi ishize abantu babonye ibibanza biri kuri promotion, nakwita ko yari promotion y'umwaka twari dufite hano aho bita Gahengeri. Site yari igizwe n'ibibanza 49 yaguzwe mu gihe kitarenze iminsi 3. Abantu barakomplaininga bati no muduhe andi mahirwe. Amahirwe rero yandi twabahaye niyo atuzanye hano. By'umwihariko aha duhagaze ni muri centre yo Kwisumo. Abatazi Kwisumo batazi Kigali neza, iyo uvuye Kabuga kugira ngo ugere hano n'imodoka ni iminota nk'itanu. No kuvuga ko uramutse utaha hano mu gihe wabuguze ibibanza hano kugera i Kigali mu mujyi Nyarugenge wabukoresha tike ya 700 gusa ku modoka. Ibibanza rero bimeze bite? Ni ibibanza byiza cyane biri muri site nkuko tugiye kubireba, kandi site ifite abaturanyi, ifite neighborhood, ahantu hamaze guturwa, hatunganyije, harimo imihanda, hateye borne, harimo n'amatepu. Muraza kubireba uko muri kubireba kuri video. Ni site ya mbere dutunganyije mu buryo tuvuga ngo ifite umwihariko. Ibibanza bike bibaze 24 biraza kubonwa gusa n'aba bantu mukorera imbere, kuko bamwe mutinda ngo nzaze ejo bundi, ntabwo biri bukunde. So uyu musozi niwo tugiye guterera hano imbere gato uvuye hamagaze kuri kaburimbo, ni ibirometero 2 ukagera kuri site. Ibibanza biri muri range ya miliyoni 2,900, 3 n'igice, miliyoni 4 naho ngaho. Ubwo rero ab'inkwakuzi twagiye tubereke neza umuhanda ugerayo, ubundi bindi tubivugire ku bibanza. Julius urakoze cyane. Mbere yuko tugera ku bibanza, hari ikibazo nkunda kubaza, mba nshaka kubariza abantu badukurikira. Hari abantu bavuka hano muri East Africa, bavuka mu Burundi, bavuka muri Congo, bavuka mu Rwanda, bavuka n'ahandi hatandukanye, ariko uyu munsi bakaba badafite indangamuntu cyangwa se ibyangombwa by'u Rwanda. Birasaba iki umuntu ufite ibyangombwa byo mu kindi gihugu kitari u Rwanda kugura ubutaka hano? Ese birasaba iki? Ubwo navuga umunyamahanga icyo bimusaba kugura ubutaka hano, na square meters na conditions zijyanye n'ibyangombwa bisabwa kugira ngo umuntu atunge ubutaka mu Rwanda. Urakoze cyane Julius. Ibi navuga ko noneho ari amahirwe kuri abo bantu badafite ibyangombwa byo mu Rwanda, kuko ubundi iyo ibibanza biri mu buhinzi ntabwo umuntu biba byoroshye ko ubwo butaka bwamwandikwaho, hari process ndende bisaba. Ariko ibi bibanza tugiye kureba, mbere na mbere mbibutse ko biri muri R1, no kuvuga ko nta hantu ushobora kubaka inzu ya cadastre cyangwa inzu ya etage ubaye ubifitiye ubushobozi. Ikindi mu biciro ku buryo bw'amadolari, nari mvuze mu manyarwanda, bihera kuri $2,200, amadolari 2,200. Hano ushobora kwafodingamo ikibanza. Ku munyamahanga rero cyangwa indi nshuti y'u Rwanda iyo yose yifuza kugura ikibanza igatura mu Rwanda, iyi deal irashoboka, kuko ni ikibanza ugura tukagukorera mutation kikandikwa ku mazina yawe, waba uri umunyarwanda waba uri umunyamahanga, kubera ko ari ibibanza biri mu miturire, birashoboka cyane. Waba ukeneye ubutaka bunini bwo bigenda gute? Iyo ukeneye ubutaka bunini burenze ikibanza kimwe, nabyo biremewe. Dushobora kugufasha kubona icyo twita investment certificate, ni cyangombwa gitangwa na RDB na conformity letter, ubundi ukagaragaza ishoramari ryawe ushaka gukorera mu Rwanda, ibibanza bikanikwa ku mazina yawe. Reka tugende kuri site, ni naho tuza gusobanukirwa ibijyanye n'iyi deal twajemo mu buryo burambuye. Nkubwira nti ku muntu ukeneye kugura ikibanza mu Rwanda, ku muntu ukeneye kugura inzu mu Rwanda, ku muntu ukeneye serivisi za property management, serivisi zitangwa mu bijyanye n'ubutaka n'amazu yo guturamo, ni Marshall Real Estate. Turaduhamagara ku murongo utishyurwa 60 70, cyangwa se uduhamagare unatwandikiye kuri WhatsApp kuri 07 83 93 793. So ikaze rero Julius, site twayigezemo. Iyi ni site nkuko nakubwiye ifite ubudasa par rapport cyangwa se ugereranyije n'andi masite tumaze iminsi tubaha. Uyu ni umuhanda principal nyabagendwa, icyo twita umuhanda wa master plan, munini cyane, ukoreshwa n'ibinyabiziga byinshi bica hano bigenda Rwamagana, bigenda Gahengeri ku murenge, ibigenda hariya ku nganda ziri hano imbere. Aha ni ahantu hatuwe nanone, wenda kuri kamera baraza kubibereka. Hano haruguru ni amazu meza cyane ari VIP. Site rero igizwe n'ibibanza bike, ariyo mpamvu twavuze ko ab'inkwakuzi aribo bagomba kuba babona amahirwe yo kwibonera ibibanza. Ndabona bushya mwazanye, usibye borne mu kibanza, buri wese noneho ubu ngubu
arabona neza uko kireshya. ubu ngubu bushize abantu bazaga gusura ibibanza muri Marshall Estate avuga ati cyanjye kiva he kikagera he, usibye kuba twashyizeho borne arizo ziriya mugenda mureba ku nguni ya buri kibanza, twashyizeho n'izi tepu zishobora kukwereka uhagaze ingano y'ubutaka bwawe. Hahandi uza no kugura bagahita bagushyiriraho metero ako kanya cyangwa dekametero, bakakwereka ngo uru ruhande rufite izi mezire, uru ruhande rufite izi mezire. Uyu rero ni umuhanda principal hariya abantu bareba haparitse imodoka, hari gucamo amamodoka. Uyu ni umuhanda wa mbere uri mu bibanza hagati, kandi nanone nituvuga umuhanda tuba twashyize mu bibanza ni imihanda yuje standard. Ni ukuvuga ko Chita, niba ubyitegereza kuva kuri iyi borne iri hano, sinzi niba wakwegera hariya kuri borne yo hepfo, hagati yanjye nawe hagomba guhita huzuramo metero 9. Iyi ni borne iri hano haruguru, hanyuma iyo borne uhagazeho hagati ya borne n'indi, hagati y'ikibanza n'ikindi harimo metero 9 zuzuye. Ntabwo ari amasite mujye kuguramo ibibanza ugasanga n'imodoka ntishobora guparika ku ruhande ngo indi bibisikane. Bafashe agasuka bagenda baharura ngo baciye imihanda. Iyi ni imihanda. Ariko icyo mbona ndi kubona aya makamyo atunda imicanga n'amabuye. Wanza hano hantu muri quartier harimo deal. Iyi quartier harimo kubakwa cyane, ikindi na ahantu n'ubundi haboneka ibikoresho byo kubaka ibijyanye n'amabuye, imicanga biraboneka cyane. Niyo mpamvu ubona harimo urujya n'uruza rw'amamodoka. Dushobora wenda kunyuramo hano hagati kugira ngo tugere ruguru ku mpinga y'umusozi ahitegeye neza ibi bibanza, ariko wenda kuri kamera abantu bari gukomeza kugenda bareba za mezire n'ibindi. Twongere tuvuge igiciro hano ikibanza kiragura ngahe, ikibanza kiri mu zihe condition. Ese no kubera icyo umuntu uri kutureba nonaha akwiye gufata icyemezo. Impamvu umuntu urimo aratureba nonaha akwiye gufata icyemezo, agomba kuba azi strategy n'imikorere ya Marshall Estate. Turi ba bantu batavuga ngo ibibanza ngo twabikase ngo bizamara ukwezi ku isoko, ntabwo bishoboka. Cyangwa se abantu bari kureba ngo bazaza kubigura mu kwa 12. Nuko tuba twashyizeho deal y'ibibanza biri affordable, cyangwa se ibibanza tutigeze twifuza mu buryo bw'ibiciro. No kuvuga ko ikibanza hano uramutse ukiguze uyu munsi kuri $1,900,000, nyuma y'ibyumweru 4 ugomba kuba ukigurisha $3,500,000. Ibi rero nta nubwo ari ukugura ibibanza gusa, ahubwo ni pati cyangwa se ni bimwe mu bintu abantu banakora nk'ubucuruzi. Ibi bibanza rero bikora kuri uyu muhanda principal, uyu muhanda wa master plan biri hepfo, biragura $4,000,000 byose. Uko ari ibibanza bigera muri 6 bikora kuri uyu muhanda munini, bikora ku mihanda ibiri. So ibi bibanza bindi birimo hano biragura $2,290,000 kuri promotion, ariko ibigiye birenga ubuso bwa 340 hakiyongeraho amafaranga make. Abantu baraza kugenda babireba no muri graphique igaragara kuri video, cyangwa se kamwe tubasharinga kuri WhatsApp kabafasha guhitamo nimero y'ikibanza runaka, ku buryo babasha kwibonera neza uko ibintu biteye. Hanyuma iyo twaje mu bibanza buri gihe ngomba kubaza avantage cyane cyane z'umukiriya, kuko Marshall Estate yo iba yaje tanga serivisi ariko ije gukemura ikibazo societe ifite. Kugura iki kibanza cyegereye uyu muhanda bifite iyihe nyungu kurusha kugura iki kibanza ngezeho kiri hagati y'ibindi? Uguze kiriya kibanza cyegereye umuhanda, uriya ni umuhanda navuze ko ari uwa master plan uba uteganyijwemo kujyamo kaburimbo mu gihe cya vuba. Ni ukuvuga ko Julius ushobora guhakorera ibikorwa by'ubucuruzi ku muhanda principal, birumvikana. Ushobora guhashyira amazu y'ubucuruzi, ushobora kugira ibindi bintu ibyo ari byo byose wahakorera, kubera ko ari kuri main road. Niyo mpamvu uhifuza namubwira ko harimo avantage cyangwa harimo itandukaniro, ari nayo mpamvu biba biri ku mafaranga menshi par rapport n'ibindi. Uko dukomeza kuzamuka aha ngaha niko twitegeye imisozi ya Rwamagana. Nk'umuntu washyira hano apartments, etage ya niveau, ubwo no guhera kuri 2 kuzamura, yaba afite avantage nawe ikomeye cyane. Ndabona hari n'amashuri, ni primaire. Ntabwo ari amashuri, ari n'amazu abantu batuyemo. Uyu musozi uratuwe Julius, niyo mpamvu navuze ngo twegeremo hano. Ndabona n'amapoto y'amashanyarazi. Amapoto y'amashanyarazi biba bavuze ngo ese ku bibanza hari amazi n'umuriro hano. Hano amazi n'umuriro birahari. Muri ibi bibanza amapoto urayabona kuri buri muhanda, hagiye hari amapoto y'amashanyarazi.
ndetse n'amazi arahari, ari hano muri aba baturanyi bari hano. Umuntu uri burebe amashusho ya drone araza kwitegereza aya mazu, ni ibintu byigaragaza. hanyuma ni ukuvuga ngo ibibanza bihereye hano haruguru, ahangaha ndi kureba kuri ibibanza bihera hariya haruguru, hari ubona iriya tepu y'umutuku igarukira, bikamanuka kugera hepfo ku muhanda munini. Abakameramani bashobora kuza haruguru hano hirengeye kugira ngo bagaragaze view ya hano ureba hepfo. Urabona hano ni Gahengeri ku murenge, aho imbere gatoya. Iriya misozi ni za Rwamagana, ariko n'ubundi uba ureba na view ya Kigali. Uhagaze hano ariko ibumoso bwanjye umuntu aba areba umujyi wa Kigali. Yego. Mu bibazo nkunda kubariza abakiriya ba Marshall Real Estate, hari igihe umuntu uri kureba iki kiganiro, uri kureba iyi video kuri Marshall Real Estate cyangwa kuri Cheetah Magic, ari mu bihugu dukunda gutekereza cyane cyane ku bantu bari hanze y'u Rwanda, kuko umuntu uri mu Rwanda biroroshye ko afata urugendo akaza akareba ubutaka, ariko hari wa muntu uri muri Amerika, hari wa muntu uri muri Canada, hari wa muntu uri mu Bubiligi, uri mu Bufaransa, wa muntu uri za Zambia, Mozambique, uri za South Africa, za Nigeria n'ahandi, ariko w'umunyarwanda ushaka gukora investment iwabo cyangwa se ushaka kubika ubutaka mu buryo bw'inyungu, ariko uwo muntu akaba atabonera amafaranga rimwe, afite umugambi wo kugura ikibanza, promosiyo igeze atarahembwa cyangwa se igeze hari ahantu ategereje wenda kwishyuza mu mezi 2 ari imbere, ariko akaba ari muri savings, hari ayo ashobora gukorera deposit. Gahunda y'ibyiciro cyangwa se installments iteye gute? Ese irashoboka? Ibyo urakoze cyane Julius, bihita bituma nanibuka abakiriya bacu bari muri Amerika bitwa ba Frank, basabye installment plan muri iriya site iheruka ya hano Gahengeri. Ubundi site nk'izi zitarimo installment hari kiba gishoboka. Twese turi abantu, abasirikari, ingabo bari mu butumwa hanze y'igihugu, benshi tuvugana barabizi. Hari igihe ahita akubwira uti nibyo kuri Marshall Real Estate mbonye deal, ariko iyi deal ntabwo nari niteguye, mumbikira iki kibanza nko mu minsi 2, mu cyumweru kimwe, mu minsi 15 ndaba nsoje kwishyura. Ibi byose ku bafatanyabikorwa cyangwa se abakiriya bakadasohoka ba Marshall Real Estate, ibi ni ibintu biba byemewe badusaba bigakunda. Ikindi nanone ubushize kuri izi serivisi z'ibibanza biri mu madil, ubushize twababwiye ko ubu turi gutanga icyo twita membership card ikwemerera kuba uri umufatanyabikorwa cyangwa se uri umunyamuryango wa Marshall Real Estate. Iyi card iyo uyifite iguha discount ya 10% cyangwa se 7% cyangwa 5% kuri buri kibanza cyose uguze muri Marshall Real Estate. Ku muntu wumva atumva neza icyo iyi card mumariye, ni ukuvuga ko ikibanza hano niba tuvuze ngo ni promotion $2,900, umunyamuryango cyangwa umumemba cyangwa se umushoramari wo muri Marshall Real Estate akigura kuri $2,000,000 hafi na 800 cyangwa se na 750. Ubundi ashobora no kuba yagira uburenganzira bwo kurangura byose, akavuga uti musigare mubincururiza nanjye nungukemo ayanjye mafaranga. Ibi rero nawe niba wifuza kuba umunyamuryango cyangwa se umumemba cyangwa umushoramari muri Marshall Real Estate, imiryango irafunguye, card zirahari. Ku bindi bisobanuro ushobora kutubwira twagufasha. Ariko abantu muri hanze duhora duha details cyangwa se tubaha ibisobanuro ku bijyanye n'icyo Cheetah yarababarije. Uramutse ushaka kwishyura cyangwa se ubonye iyi deal utari ready cyane, utiteguye kuko amafaranga ntabwo umuntu yahorana mu mufuka, uhita wandikira Marshall Real Estate nimero ya WhatsApp iraho kuri screen, ukababwira igitekerezo cyawe, icyifuzo cyawe, tukakwakira na yombi tukagufasha. Ndasaba abari gufata amashusho ndabaze ahangaha mpahagaze nta nyubako irimo, mpahagaze nyine harimo ubusa. Nidushaka duhagarare hano kuri extremite za site, hanyuma ahangaha abari kuri kamera baze ruguru, wenda abantu baragenda babona amashusho ya drone, ariko turahari live tubereke neza. Tuhahagaze n'amafu, sinzi niba umuntu uri kureba ikiganiro ashobora kumva amafu twe turi kumva. Ntabwo umuyaga uri hano, ntabwo umwuka uri hano nawe ukumvisha, ntabwo nakubwira ngo ameze hate, ariko umuntu ushobora kubaka inzu muri iki kibanza hejuru y'ibibanza byose gutya, ndabona ari bingahe, hafi 1 2 3 ndabona ari 3 4. Hari ikindi mo hara hirya utareba, niba harimo ikindi gikomeza kikagera hirya. Umuntu uzubaka inzu hano nishaka ibe cadastre isanzwe, residential building cyangwa etage, umwuka azahumeka ubwawo urahagije ko ahamagara
0783 nonaha, cyangwa se nimero itishyurwa ku bantu bari mu Rwanda 6070. Kenshi mubona izi deals njya mbabona no muri comments ngo reka mbe mbitse iyi video hafi nzaza mu Rwanda mu kwa 12 nzahita nishyura. Ngo namwe rero mumbikira ikibanza mu kwa 12. Ibyo ntabwo bishoboka. Ibyo ntabwo bishoboka. Niba ufite gahunda yo kugura ikibanza ukaba wahabonye, ukaba uri interested, urandikira iyo nimero kuri WhatsApp cyangwa se uduhamagare. Hano kuri kamera murabona ukuntu twebwe tumerewe, umuyaga uhari uko hameze, ureba n'ibice biri hariya hakurya hose. Ni ahantu heza cyane kandi hagezweho. Ikindi, kugura ikibanza nk'uko dukunda kubabwira ngo umuco wo kugura ikibanza ubarange. Ntabwo kugura ikibanza kigurwa n'umuntu ufite gahunda yo kucyubaka. Ikibanza nk'uko cyitwa n'ubundi ni umutungo utimukanwa. Ushobora kugura ikibanza uyu munsi, nyuma y'umwaka umwe cyangwa se nyuma y'amezi kugera mu kwa 12 ugasanga kirunguka amafaranga nk'ayo bakiguze. Za savings n'ibindi byose uteganya bikorere ahangaha. Hanyuma Marshall Real Estate, tugana ku musozo, ni ubuhe butumwa mufitiye abakiriya ba Marshall Real Estate? Ubutumwa bwa mbere ngira ngo mbanze mpereza aba client bacu, akenshi bamenyereye kuvuga ngo ariko ahantu ko tubona hadatuwe. Ngaya amazu y'amatafari ahiye menshi, uyu musozi wose kuzamuka haruguru. Ikindi umuntu akunze kwibaza aravuga ati ese aho hantu ntibyaba ari kure ya Kigali? Ni ukuvuga ko umuntu utuye hano atunze imodoka kugera Nyarugenge ahagurutse hano byamutwara iminota 25. Umuntu nta jambo, umuntu udatunze imodoka kugera hano, kuva hano agera Kigali Nyarugenge, ufata moto ikakugeza hepfo hariya ni 500, ugafata bisi igera muri gare ya Remera cyangwa i Kigali, zirahari zigenda straight ni 700, zikomeza Nyabugogo ni 700. Ni ukuvuga ko 1200 uba wageze aho ugiye. Ubutumwa rero nabahantu ko nk'ibisanzwe Marshall Real Estate ni company y'Abanyarwanda, ni company yazi igihe, ni company yaje gufasha urubyiruko gutunga UPI. Iyo babwiye umujene ngo tunga UPI, baba bashatse kubwira ngo gana Marshall Real Estate, kuko niyo company yonyine yizewe ubu ngubu mu Rwanda no mu bindi bihugu yagufasha gutunga umutungo utimukanwa. Ariyo mpamvu umunsi ku munsi twiga cyangwa tukora innovation kugira ngo dufashe benshi mutazi cyangwa mudafite ubusobanuro buhagije mu bijyanye n'ibibanza. Niyo mpamvu ubona twashyizeho aya matepu, ukavuga utese ko ndi hanze ubundi icyo kibanza kingana gute. Nawe niba ubireba kuri video urabona kiriya kibanza, iki kibanza mpagazemo, icyo Julius ahagazemo, nibura waba ubireba urareba ko iki kibanza Julius ahagazemo ni ikibanza kinini gishobora no kujyamo amazu 2 ari jimere. Hanyuma warangiza ukumva ngo icyo kibanza kiri kuri $2,900 amadolari y'amanyamerika, 2,200. Ubundi ayo ni amafaranga ajya mu ihoteli, ukarara ijoro rimwe ugataha, ukarya inkoko ugataha. Ariko mu bufatanye na Marshall Real Estate cyangwa isabukuru y'umwana, muri gahunda yagira ikibanza munyarwanda, mbere na mbere umunyarwanda ku isonga, agira ubutaka bwe mu gihugu cye, agura ikibanza mu gihugu cye. Niyo mpamvu Marshall Real Estate nk'igisubizo tuba twaje. Ibindi nabifuriza amahirwe mwe muri bubashe kuba mwabona kuri iyi site, kuko ni ibibanza bike nabibabwiye, ni ibibanza 24. Ubu nk'umumemba wa Marshall Real Estate warangije kumva deal ashobora no kubirangura ugasanga birashize, ariko turifuza ko atari buze mbere yawe, wowe wagize amahirwe yo kubona. Ikindi nunganira abantu bari kutureba badukurikiye nuko mu bihugu mutuyemo, mu bantu muba muri Real Estate cyangwa se mufite ubumenyi ku bijyanye n'amazu yo guturamo, ku bijyanye n'ibibanza, availability yabyo, ushobora gutumira Marshall Real Estate. Mwabonye dukorera ingendo shuri mu bihugu bitandukanye. Vuba muratubona mu bihugu by'Abarabu, vuba muratubona mu bihugu by'i Burayi n'ahandi hatandukanye. Mwabonye tujya mu gice cya Afurika y'Amajyepfo, mu bihugu nka Zambia, Zimbabwe, tujya muri East Africa, ngira ngo ni ibihugu hafi ya byose. Wowe aho utuye uyu munsi ushobora kuba umu agent wa Marshall Real Estate. Turavuga ku bantu bari hanze y'u Rwanda n'abantu bari mu Rwanda. Kavuga uti ngewe ntuye i Kamembe mu mujyi i Rusizi, menya deal zose, utuntu twose tugurishwa tujyanye n'ibibanza n'amazu binyura. Ahantu ni heza, reka mpagufatira agafoto. Aha hantu ni heza cyane pe. Ukomereze kuri iyo ngingo nari mvuze ku bantu bashobora guhagararira Marshall Real Estate mu bihugu cyangwa mu bice batuyemo. Ikindi twemera ubutumire.
waba utuye mu Buholandi, waba utuye Dubai, waba utuye Kuwait, waba utuye, niba uhabona deal ushobora guhagarara Marshall Real Estate cyangwa se ukadutumira tukaza kuhakorera urugendo shuri ku bijyanye na real estate. Reka ngufashe kuri iyi ngingo. Iyo ngingo yivugeho neza. Abantu mutwumva neza, twese twemera Imana. Rero ndi burahire mvuga nti mu izina ry'Imana nta deal nimwe aka kanya yaguha amafaranga yizewe nko gushora mu butaka. Nta deal nimwe ishobora kugufasha nk'umunyarwanda uri hanze y'igihugu ukeneye gushora amafaranga mu butaka cyangwa mu mitungo itimukanwa usibye gukorana na Marshall Real Estate. Ibi nshatse kuvuga iki? Nkuko Julius yarabivuze, ushobora kuba uri aho uherereye aho ariho hose uvuga uti ngewe nshobora kuba umu agent wa Marshall Real Estate. Kuba umu agent wa Marshall Real Estate, ibyo waba ukora nta bindi, nuko uvuga uti iyi site y'ibibanza 24 Marshall Real Estate ishize kuri promotion aka kanya, mfite abandi bavandimwe tubana hanze y'igihugu ngiye kubyereka, kuko wasanga wenda bari mu kazi video batayibonye, ukabibereka bakagura. Ubu ni nk'umu agent tukugenera percentage. Nagiye ntanga urugero ku mu agent wacu uri mu Bufaransa, nanashimira cyane, umaze kugura ibibanza 7 muri Marshall Real Estate ari amafaranga gusa ya bonus akura mu kuba makuru yacu ayasangira n'abandi. Ubwo rero aho waba uherereye hose, kuba waba umu agent wa Marshall Real Estate gusa bifite icyo bisaba, ugomba kuba ufite icyo bita ubunyangamugayo. Ubunyangamugayo, ibyo byose hari ibyangombwa tukwaka kugira ngo tumenye neza ko ibyo bintu ushobora kuba uri umuntu watanga service uko bigomba. Ikindi nanone, bimwe navugaga, abantu mushaka kuba abamemba cyangwa aba investors muri Marshall Real Estate, kenshi mwagiye mubibona business ziza ngo za online za hehe zikiba abantu, ariko muri Marshall Real Estate iyo tukubwiye ngo shora imari muri Marshall Real Estate, tuba tukubwira ngo shora imari ugura ibi bibanza byose uko ari 24. N'ubu utakuguze nta wabutera amapine ngo bugende. Ikindi ubugura uhawe kontra iri sinye kwa noteri, ubugura ugakorerwa mutation bukajya ku mazina yawe. Niba ubuguze tuvuga urugero miliyoni 20 mu byumweru 3 biri imbere, mu mezi 2 muri Marshall Real Estate tuzakubwira ngo ubu bidding yabwo umukiriya uri gutanga menshi arimo aratanga miliyoni 30. Nubyemera tubugurishe, nubyanga ubugumane kuko nubwawe. Twebwe icyo twunguka muri icyo gihe ni commission cyangwa se percentage uduha nk'abantu bagukoreye deal yakunguye. Ubwo rero ibindi Julius twasoza, numva abumva vuba business ubu bamaze gusobanukirwa ibyo ari byo. Mukanya turaba tubereka n'indi site iri Rusororo, aho mwagiye mumva ibibanza bya miliyoni 4,500 muri Rusororo muri Kigali. Ubundi n'ubwa mbere biba bibayeho mu mateka. Nta yindi company rero yagufasha gusobanukirwa ibi bintu usibye Marshall Real Estate. Iyi ni site y'imiturire, aha munsi na ahantu hari amashyamba hatuma abatuye hano bashobora kugira akayaga no guhumeka neza mu buryo bufatika. Kuri kamera bashobora kujya hasi bakazuminga kiriya cyapa kiranga site wenda kugira ngo nuzagera hano kubyerekana no kuri drone abantu baraza kubona. Julius, ngiye akazi kanye nagasoje, abakiriya bawe ari abagura ubu mu gitondo baba bageze hano. Ibisobanuro birahari, n'iki kiganiro ubwacyo kirahagije, ariko ukeneye byimbitse urareba nimero twapininze hasi, ubundi duhamagare tuguhe ibisobanuro birambuye naho utaha.